Muraho, iyi YouTube channel ubworozi mubona ni YouTube nabashije kuba nashyiraho kugira ngo nibura tube twabasha gufashanya ku bintu bijyanye n'ubworozi. Ndabararikira mwese kuzayikurikirana kuva bitangiye kugeza ku musozo. Iyi video mubona muyihanganire, yari nka sample yo kugira ngo umuntu abe yabasha kubakangura, ariko nyuma yaho tuzakora indi video tugiye gutangira kuganira ku bworozi bw'ingurube, ariko nkaba nifuzaga ko twahera ku kiraro, uburyo umuntu ategura aho kuzororera. Nyuma yaho tukahava ikiraro kimaze kuboneka, tukazajya ku buryo umuntu ashobora guhitamo icyororo cyarangira tukajya ku buryo umuntu ashobora guhitamo umuntu ashobora noneho gutangira kuba yakora umushinga we. Nyuma yo noneho umushinga umaze gutangira, tukareba se ni gute amatungo wayitaho. Kuyitaho hazaba harimo ibyiciro bigera nko kuri 4. Icyiciro cya mbere kirimo uburyo bw'isuku, cya kabiri uburyo bw'imikugabura, cya gatatu ni uburyo bw'imicungire ushobora gucungamo amatungo yawe, cya kane ni uburyo bwo kwita ku bana kugira ngo utaza kugira umusaruro. Nyuma y'aho ngaho ibyo byiciro byose tuzagenda n'ubundi dusobanura icyiciro ku cyiciro uko bigenda bikurikirana. Hari aho tuzajya tuvuga ku cyiciro, mbese bizajya biterwa n'uwo munsi icyiciro kigezeho, tugende tugisobanura mu buryo burambuye. Ndabasaba rero mwese gukurikirana iki kiganiro uko cyakabaye, ntihazagire ucikwa. Ndubagezaho iki kiganiro, amazina yanjye ni Asina Paul, nkaba ndi umworozi w'ingurube. Bavandimwe rero borozi, nifuzaga ko twabasha gufashanya tugafatanya. Naje kureba ko nza gusanga abantu benshi bakunda ubworozi bw'ingurube, ariko ikibazo gikunda kubaho kikaba ari ikibazo cyo kuba tutabasha kubona uburyo butworohera bwo gusangira ubumenyi. Ikibazo wumva wambaza, ubwo uzajya wabasha kwandika muri comment hasi, nanjye mbashe kuba nakigusubiza. Igikomeye dushobora no kwifashisha abatekinisiye bakadufasha, ariko igisubizo kikaboneka. Nizere ko iyi YouTube channel izaza ari igisubizo kuri bamwe bari bafite ikibazo cy'aho bakura ubumenyi ku bijyanye n'ubworozi bw'ingurube, harimo igaburo, uburyo rikorwamo, ese uburyo umuntu yakwitunganyiriza igaburo rye. Mwese icyo nababwira cyo, nanabashishikariza mubashe gukurikirana iyi channel, muzahungukira byinshi. Murakoze, umugoroba mwiza.